hanyuma n'umuceri nawo warazamutse cyane ku buryo hari batubwiye uwaguraga 7500 buragura 111 na kawunga irazamuka kandi nayo iri mu bitunga abantu by'ibanze n'ibishyimbo nuko ibiciro byagiye byikuba kandi wenda aho abantu bakura ifaranga aho nta hasanzwe wenda hatanahambaye cyane abantu bavuga ati mutubarize ministre ufite ubucuruzi mu nshingano ibi bintu biri guterwa n'iki? Yego murakoze n'ibyo ikibazo koko kirahari kiravugwa natwe turebye mu mibare tukashaka uburyo tubibara tubona byagiye bizamuka tukashaka kumva n'impamvu ariko ku murampemerera ntandukanye food prices ku biribwa iyo mwari muvuze ko duhere ku birayi kuko nanjye narayibonye twarayibonye twese ko imusanze cyageze kuri 500 yandaza kugera kuri icyo kibazo cyihariye ariko ubusanzwe subiye inyuma gato ibirayi bigira ibihe biba byinshi iyo byasaruwe nk'iyo ndebye imibare twari dufite niba nibuka neza ugafata rero nko mu kwezi kwa mbere 2022 iyo bitangiye kwera kugera mu kwa karindwi ubu bimeze nk'aho bihundura bitakirimo byinshi usanga igiciro n'ubundi musanze aho byawe 500 cyaravuga kiri hafi muri za 250 ariko nta kwenza 300 muri icyo gihe n'igihe kijya munsi bitewe n'ukuntu ibiciro bimeze muri iyi minsi rero ishize n'ubundi cyari cyagiye kigera hejuru gato ya 500 kugera mu kwezi kwa karindwi kuva kuri 550 gato ukagera kuri 500 natwe twatunguwe kuko ntago tuzi niba muri supply chain site hari cyo cyabayemo cyangwa se mu ruhererekane rwabyo kuva ku muhinzi kugera ku isoko aho amakuru atangwa kuri 500 imusanze. Icyo twakoze rero ko hari uburyo bubiri, hari igihe bishobora kuba ko demande yazamutse ikatara bikeya noneho abicuruza akabonamo inyungu zifatika, ariko twicyo dushaka kureba iyo nyungu y'umucuruzi urimo ugurisha 500 yageze kuri wa muhinzi nawe hari cyazamutseho kubigendeye ku gishoro yatanze cyangwa se kitoko to production. Ubu rero timu zagiye kugira ngo turebe niba nta speculation. Icyo ushaka gutinda kuri speculation nuko kuzamuka kw'ibiciro muri rusange birumvikana nerandaza no kwisorezaho, ariko hari igihe abantu nabo bahita baba profita ugasanga nk'ubu byageze kuri 500 ku isoko imusanze, ariko ho biva za Kinigi n'ahandi ugasanga ku giciro babahaga n'ubundi ku kiro nta cyazamutseho, ariko baza gutwihanganira ariko kugeza rero twamaze kumenya niba byazamutse bitewe n'ibibazo biri muri production kuko byagabanutse cyane, niba byazamutse kubera yuko wenda kubitwara urumva kubanira mu Kinigi n'ahandi zaburi ukabigeza ku isoko imusanze bikaba 500 n'amafaranga menshi yongereyeho, ariko bigomba kubona igisubizo kuko byo byatunguranye kandi twese byaduhangayitse kuko ntabwo byari bisanzwe. Byabaye 500 Kigali 600 dushobora kubisobanura, harimo urugendo n'ibindi bitandukanye, ariko aho ngaho rwose Musanze byadutunguye. Ariko muri rusange iyo urebye uruhererekane rw'ibirayi yaba ari aho tuvuga mu majyaruguru ndetse n'ahandi byera mu majyepfo n'ahandi, ibirayi bigira ikibazo cya seasonality cyangwa se umwero mwinshi, noneho bikagenda bigabanuka uko umwero ugenda ugabanuka ibiciro bikazamukana, ariko ubusanzwe ntabwo byajyaga byiyongera ngo birenge amafaranga 550 570 imusanze. Aha rero cyangwa se ahandi bihingwa ugereye aho byahingiwe bitaragira ku masoko y'i Kigali n'ahandi biba byageze urugendo rurerure. Rero aho nka ministeri ndetse na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi twumvikanye yuko tujya gutukumba tukamenya icyabiteye kugira ngo dusubize abanyarwanda, kandi bahagamo ikibazo cyihariye kijyanye n'umusaruro cyangwa se no kuba byabaye bikeya ko amasoko ari menshi ari n'abashobora kubigurisha hanze, nabyo bibaho abagira amasoko hirya hatandukanye naho turaza kubimenya, ariko twatunguwe aho turabyemera kuko ayiyongereyeho arenga hafi 150 mu gihe bitarenze ukwezi kumwe ntabwo byabyumvikana kuko mu kwezi gushize Musanze cyagura amafaranga 550 570 yari bitangira kuri 500 ku muturage ugiye kwigurira ibirayi byo guteka. Nyakubahwa Minister, yes, mu bihe bishize hagiye hagaragara ikintu kimeze nka mafia mu birayi. Yes, aho hagiye hagaragara ndetse binagaragaramo n'abayobozi bamwe bakontrolingaga ibirayi uhereye ku makoperative n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ibyo bavugaga bya speculation. None uyu munsi biramutse ari byo ubwo bwisubire byasaba izihe imbaraga kugira ngo bitazongera no kubaho? Murakoze cyane. Icyo navugaga nti muduhe iminsi mike turebe icyabaye kuko icyabaye shock idasanzwe mu guhindagurikira y'ibiciro. Niyo bavuga nti twagiye tugira aba inspectors batandukanye bakora mu bigo byacu harika bajyana n'abacu ba Minicom ndetse n'abanarisi ba Minagiri, ubu bagiye kuri tere kugira ngo bahere ku muhinzi barebe uko igiciro cyagiye kizamuka. Habamo abamamyi benshi nibyo rwose ndabyemera, habamo ba middlemen benshi mu birayi mu muceri buri habamo benshi cyane ku buryo usanga igiciro gihindagurika bitewe n'uburyo bitwayeho bitewe n'amakuru bafite ku masoko abandi bataba bafite, ariko iyo byagenze gutyo tukabafata umuceri wo tumaze tunabahana
ubu rero nabo nidusanga koko iyo mafi ishobora kongera ikaba yiyubatse maze kubona amakuru bose yuko bafatiye ibyemezo kuko dukorana n'inzego zishobora kandi mu birayi byarabaye bitera ibibazo bikomeye ntabwo twakwemera ko bigaruka na gatoya niyo mpamvu twigiriye kuyitera kugira ngo tumenye aho byabipfira kuko umuturage ubwo ko yaguze 500 ntashobora kumenya ku ntangiriro habaye iki cyangwa se hagati aho ngaho mu ruhererekane habaye iki ako nakazi dushinzwe n'inzego zitandukanye dukorana harimo n'iz'umutekano kugira ngo tumenye neza byibuze ko ibyabaye bifite ibisobanuro. Minister, hari kibimwe mu bibazo byagiye bivugwa n'abaturage bavuganye na mugenzi wacu ukorera i Musanze bagaruka ku ifumbire bavuga ko ihenze, abandi bakavuga ko ishaka kuba inahenze ariko itaboneka, abantu bagakeka ko yabinibwa nk'uko byagiye bikunda kuvuga kera bavuga ko hari abantu bayiba bakayijyana mu bindi bihugu. Hanyuma abandi bakavuga ko hari n'ubutaka bwahingwaga ubu butagihingwa. Ibyo byo mujya mugerageza kubikurikirana wenda mukoranye na Minagri mwumve impamvu y'icyo kintu cy'ifumbire ibura yaboneka igahenda n'ubutaka wenda budahingwa kandi wenda bwarafashaga mbere. Ya murakoze mu by'ukuri habaye habuze ifumbire uyu munsi wa none tuvuge muri aya mezi ashize ntabwo byabihuye n'umusaruro dufite ibirayi kuko umusaruro dufite ibirayi ni wateze heruka ya B mwinshi no wahinzwe n'ubundi muri zose mu gihe cy'izuba bahinga bike cyane bitewe nuko ubutaka buba bwumye ariko ngarutse ku ifumbire nyirizina nanabisobanura kuko ntabwo Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi nabayemo nayiyambura uyu munsi wa none ashobora ibiciro byarazamutse mu bifuzo rusange ku masoko mpuzamahanga ariko nagira ngo mbibutse yuko uko byagiye bizamuka inako leta yagiye ishyiramo nkunganire kugira ngo amafaranga umuturage yishyuraga atazamukaho cyane rero yazamutse gake kuba kuri leta izamura ibiciro aho ngaho rwose mu wese nayibaze twasanga atari byo kuko uko yazamutse uko byagiye bizamuka mu bihe bitandukanye buri gihe habaga inama ku rwego rw'igihugu rukomeye tukazamura ibiciro bijyanye na nkunganire dutanga ku bahinzi ku buryo aho ngaho byaba bigoye kuvuga ko uyu munsi wa none byatewe n'ifumbire yahenze kubura rero kwayo kw'ifumbire nibyo hari igihe muri distribution bitewe n'uburyo n'ibibazo byagiye biba yo kugira ngo yinjire mu gihugu muri logistique yigeze gutindaho gakeya nko muri saison A ntibonekera igihe cyari byagiye bigaragara mu gace ka Burera Musanze ntabwo byari cyane ariko nabwo iyo yabuze hahita hihutirwa gushaka uburyo yaboneka aho ngo direzi zijya ziba mu gutinda kujya kubamo ariko kudakabije cyane kuko iyo ufashe umwaka ushize tabarukana Tennessee ugafata imibare y'umwaka ushize 2021 irangira ukareba uko ibirayi byari bihagaze usanga mu gihe kimwe runaka kingana n'ubungubu mu kwa karindwi usanga ibirayi byagiye byongera amafaranga arenga 100 bivuze ko icyaba cyabaye cyose cyazamutseho ntabwo habamo ibiciro bizamutse niyo bavuga ati tugomba kumenya neza icyabiteye kuko mu kwa karindwi 2021 ibirayi mpuzandengo kuko ntabwo umuntu afite ibiciro bya buri soko aka kanya ariko mpuzandengo ibirayi byari hagati ya 250 na 300 muri 2022 ubu byageze kuri 500 bigeze kuri 350 bivuze ngo hari shoke yihariye tugomba kureba neza iby'amafumbire abavuga yuko agurishwa hanze twana bikurikirana natwe turi ndi muri Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi nayo bikurikirana cyane nibyo koko biravugwa hari n'amake cyane polisi igeze kugenda ifata ariko makeya ku buryo kumenya ngo hagiyanga nate byari bitashobora kugaragara kuko n'ubundi ugiye kureba imibare y'abadufasha muri distribution ukareba ifumbire ahubwo yageze mu mirima usanga ahubwo kenshi na kenshi irenze twebwe iyo twari twarazanye uko abaturage bamaze kumenya kubikoresha bagenda bakoresha nyinshi babona imibare uko yanditse ugasanga yabaye nyinshi kenshi na kenshi ugasanga n'amafaranga leta yagenaga yayongereye kugira ngo ishobore kwishyura ibirarane ariko iyo cano yindi y'ubujura bwo kuyemeza aka kanya umuntu yavuga ngo ingana iki tuba tubikujyana umunsi ku wundi ishobora kuba ihari haba bihakana kuko biravugwa hari n'ibimenyetso bito bigaragara aho kugeza uyu munsi bari mu mikoranire n'inzego turashobora gufata nyirizina yagiye uko ingana ngo tube twatangariza abanyarwanda tuvuye ngo twafashe runaka na runaka niho bakora ibyo bintu biri mu ifumbire rero mu magambo makeya ifumbire yarazamutse nkunganire naho turayizamura ni ukuvuga ngo igiciro cyagombye kuzamukaho gato cyane kurenza uko cyazamutse nanone iyo gihe yo busiyo nabanyikuyemo mu bijyanye no kuba ibirayi byazamutse kuko ifumbire imaze imyaka 2 izamuka yewe no mu gihe cya covid ugereranyije mu kwezi kwa 12 muri 2021 yazamutse kurenza uyu munsi wa none muri 2022 kuko byibuze covid yarekeye aho ngaho inzira zitangira kuba nyabagendwa kandi u Rwanda ruri ifumbire kenshi na kenshi ntabe muri ibihugu bya Rusiya na Ukraine biva mu bindi bihugu byumvikana bishobora kuba bifitanye umubano n'Uburusiya ariko ubusanzwe ifumbire twebwe yagiye igabanuka uko covid yagiye icisha make abantu n'ibintu bakagenda. Minister, hari ikindi kibazo kirimo kuvugwa wenda ni ku birayi ariko sibyo gusa kuko n'ibishyimbo nabyo ibiciro byarazamutse hanyuma n'ibikomoka ku matungo amagi ibiciro byikubye inshuro zirenga 2 hanyuma amata
nayo igiciro kiri hanze hangana cyo abantu bakuba ko gikabije. Ibi byo muri kubikurikirana mute? hano bari ibyo ngibyo gusa n'akawungu ubwayo ariyo ntekereza ko ubu ngubu ari byo kurya byibanze umunyarwanda wese ashobora kwigondera bitewe wenda n'uburyo bubikika n'uburyo wenda bitubuka, ukongeraho isabune nk'iby'isuku, ukongeraho amazi, ukongeraho nta kintu na kimwe wavuga. noneho ubu ngubu ubwo abana bagiye gusubira ku ishuri, ababyeyi barimo barataka kuba ikaramu yandika pen, writing pen igeze ku mafaranga 300, amakayi yose nakubwira atumbagiye. Ibi byose bihuriza hamwe kugira ngo utangarize igihugu icyakorwa ndetse n'ibishoboka kuba wenda abantu bamenya kuvuga ati ibingibi byo wenda ntibyanakunda, ni mwihangane mu bifata uko, ariko ibyashoboka ni ibingibi. Urugero, twe turasaba yuko byibuze mwatuvuganira, kuko mwebwe murasiyeja muri cabinet, ibintu bijyanye na kawunga mwayivaniyeho umusoro, n'umuceri ukomoka mu Rwanda nawo mukavana, yewe n'isabune izikorerwa mu Rwanda mukasubsidizinga kugira ngo byibuze abantu dushobore kuba twashobora kwigondera ibyo. Murakoze cyane, ijambo ni ryanyu. Murakoze Kenneth. Mu by'ukuri muri rusange dufashe ibiciro byose ko byagiye bizamuka byose muri rusange muri uyu mwaka turimo wa 2022 yenda ukareba n'uheruka 2021, turemeranywa byose ko ibiciro muri rusange byose mufashe ibikomoka ku buhinzi, ibyo mwavuga byose bitandukanye byazamutse hafi 20%. Iyo ni imibare twakoze twayikoze muri binagi tureba uko ibiciro bihagaze, uko minicom twakoranaga cyane, noneho tukajya gukora disaggregation cyangwa se gucukumbura muri buri cyiciro ikijyanye n'ibihingwa kugira ngo ntange inzira turimo tuganamo. Kawunga mu by'ukuri ibigori muri rusange bitari no mu Rwanda gusa, kuva mu kwezi kwa 3 kugeza uyu munsi byaragabanutse cyane, uburyo ngubu rwose na import aho turimo tubivana abantu bacu bakora kawunga mu buryo butandukanye, turafatanya bakabivana mu bihugu bigifite stoke zihagije nka Zambia, tufanye imibano myiza n'ahandi. Kawunga yo rwose kuzamuka byatewe n'uko umusaruro w'ibigori utabonetse neza muri iki turimo. Ibyo nibyo, ariko icyo muvuze gikomeye tumaze igihe dukora kandi ntabwo kigiye kuboneka igisubizo vuba, ni ukuvana TVA ku bintu bitandukanye bikomoka ku buhinzi. Muvuzemo kawunga, harimo n'umuceri n'aba birimo barisaba cyane. Yewe twananikiye n'inzego zitandukanye, Minecofine n'abandi bagize team ya Create Economy. Ubusabe burakorwa kuko twari dufite abantu benshi batandukanye bari muri urwo ruhererekane bagaragaza yuko rwose iyo TVA n'ubundi uvanyemo kuzamura ibiciro bikomeye ku muguzi wa nyuma, binangiza competition ugereranyije n'ibindi bikomoka handi. Ubwo tuvuze umuceri hari uko mu Tanzania mwinshi, ariko zataya n'ahandi. Dusanga rero recommendation twatanga ari uko ibi bintu tumaze kubikora neza na Minecofine ndetse na Rwanda Revenue, ibi ngibi byo rwose biri mu nzira nziza kandi ntabwo tuzatinda kubona yuko guverinoma hari icyo ifashe. Nyakubahwa Minister, iryo jambo uvuze ni ijambo ryiza cyane, reka ngusabe mu byubahiro byanyu wongere ubisubiremo abantu babyumve, kuko buri muntu wese ngira ngo ahari aravuga ati God bless our government. Ako kantu gasubiremo rwose Kenneth, reka nabisubiremo, nta nubwo mbivuze nkanjye ubwanjye nka Minister muri Minicom, bivuze rwose n'ababiganiriye na Minecofine n'abari mu nganda zitunganya umuceri n'abari mu nganda zitunganya kawunga na Rwanda Revenue Authority. Icyo twacyumvikana yuko ndetse na office ya Premier Minister tumvikana yuko imibare twakoze tubona yuko bigabanya competition. TVA ku bintu biri process muri agri food yakagombye kuvaho kandi proposal yarakozwe, tugejeje yuko rwose igihe runaka